Ndabashimwe mwese mukomeza gukanda subscribe ku cyanegano bya Dori Entertainment, ndizera ko mumeze neza. Mu burasirazuba bwa Kongo umutekano waho wakomeje gufata indi ntera kugera ubwo amahanga ahuruzwa. Leta z'ubumwe za Amerika cyane ko ikunze kugaragara mu gushaka guhosha intambara, ariko by'umwihariko benshi bakavuga ko ngo nubwo ibishaka guhosha intambara ngo ariko ngo ibifite inyungu ihakurikiye. Nibyo koko mu gihugu cya Kongo intambara yaho imaze gufata indi ntera cyane ko umutwe M23 warakaniye abenshi nubwo bemera ko ngo uyu mutwe ngo ushaka amahoro kandi waramaze kuva mu mujyi wa Uvira ukisubirira Goma, ariko ngo ubuyobozi bwa Kongo ntabwo ariko babyifuza. Ubuyobozi bwa Kongo bifuza ko n'umujyi wa Goma bawureka maze bakemera gushyira intwaro hasi bakaba basanzwe, ariko ntibemera ko ngo bashobora kuba abaturage cyane ko ngo atari abakongomani ahubwo ngo ari abanyarwanda. Niki cyabaye kugira ngo leta y'u Rwanda ibaje kwemera ko umutwe M23 ari uw'abanyarwanda? Witwa Matilda Mukantabano n'umwambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ibare yashyize ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ko umutwe M23 uterwa inkunga n'u Rwanda yakomeze guteje ikibazo gikomeye cyane, bavuga ati ese gute wavuguruza Perezida Paul Kagame mu nama yabereye i Washington mu kwezi kwashize mu mwaka wa 2025 yabereye Washington DC yahuje ndetse na His Excellency Paul Kagame, yari yahujwe n'uwitwa Donald Trump akaba ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati ni gute ushobora kwemeza neza ko umutwe wa M23 uterwa inkunga n'u Rwanda nyamara perezida Paul Kagame we yarabihakanya? Abandi bakavuga ati politiki ni ibyayo ntabwo wapfa kumenya ibyo ari byo. Mwibanga rikomeye cyane witwa Matilda Mukantabano akaba umwambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, we yatangaje ko u Rwanda koko nibyo rwahisemo gufasha umutwe wa M23, ariko cyane ko ntago bari bagamije inyungu cyangwa se ikindi bitezemo, ahubwo ngo bari bagamije kumvisha uyu mutwe ko ugomba kuva muri Uvira nyuma y'igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bavuga ko umutwe wa M23 ugomba kuva muri Uvira mu rwego kugira ngo umutekano ubashe kuboneka mu burasirazuba bwa Kongo. Umutwe wa M23 koko wumvise icyemezo ubusabe bw'u Rwanda Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko bishyigizwemo uruhare na Donald Trump, barababwira ati mukore uko mushoboye, muhawe amasaha 48 ubwo ni iminsi igera kuri 2 mubashe kuba mwasohotse mu mujyi wa Uvira. Umuyobozi ndetse akaba n'umwe mu bakuriye umutwe wa M23 nta wundi ni General Sultani Makenga, nta kintu nigeze bitangazaho. Witwa Wiringoma nawe nta kintu nigeze bitangazaho, ariko Colonel cyangwa se uwitwa Nanga ubwo yavuze ko, cyangwa se Colonel Nanga yavuze ko ngo bahisemo gusohoka mu mujyi wa Uvira mu rwego rwo kugira ngo bereke isi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kugira uruhare mu gushaka kugarura amahoro mu isi ndetse no mu burasirazuba bwa Kongo, ko bumvise ubusabe bwabo bagahitamo gusohoka mu mujyi wa Uvira. Ariko mbere yo gusohoka baravuze ngo nubwo tugiye gusohoka mu mujyi wa Uvira twasabaga Leta Zunze Ubumwe za Amerika kudufasha bakazana abashinzwe umutekano badafite aho bahuriye na leta, mu rwego rwo kugira ngo umutekano ku baturage ube usesuye, cyane ko abaturage ngo bemera cyangwa se bavuga ko ubuyobozi bwa Kongo ndetse n'igisirikare cya Kongo ngiyo bageze muri uyu mujyi ngo babasha kwangiza byinshi ndetse bakanabafungira bimwe mu bikorwa remezo by'abaturage bakorera muri uyu mujyi wa Uvira. Ubuyobozi bwa M23 mu rwego rwo kwerekana ko ari umutwe ukora neza kandi ufite aho uhuriye no kugira neza abaturage, uwitwa Colonel Nanga nawe yavuze ko agomba gukora uko ashoboye kose bakagenzura bakareba nimba ibyo FARDC cyangwa se igisirikare cya Kongo gikorera muri Uvira nimba ari ibyo abaturage bashaka. Nimba atari ibyo ngo byanze bikunze umutekano kugaruka mu burasirazuba bwa Kongo byaba bigoye, cyane ko ngo ubwo batazabubahirije ibi bintu ngo rwose barababwiza ukuri ko intambara guhagarara bizateza ikibazo kuba yahagarara. Ubuyobozi bwa M23 bwakomeje buvuga ko umutwe wa M23 ntabwo ari umutwe ushinzwe guteza ibibazo, ahubwo ni umutwe ushinzwe kugarura amahoro ndetse no gukumira ibyaha bikorwa n'igisirikare cya Kongo. Abaturage yaba guhera mu mujyi wa Goma kugera mu mujyi wa Uvira cyangwa se mu burasirazuba bwa Kongo, bose bagiye bemeza neza ko igisirikare cya Kongo kibabangamira ndetse ngo kigatuma ngo hari ibikorwa byabo bitagenda neza. Nubwo byagiye bitangazwa muri ubu buryo, ariko ubuyobozi bwa Kongo bwagiye bubitera twatsi buvuga ko ibi ngibi ngo ni propaganda itegurwa n'umutwe wa M23 ndetse n'u Rwanda mu rwego rwo gufasha abaturage kugira ngo bange ubuyobozi bwa Kongo, cyane ko ngo Perezida Paul Kagame ngo afatanyije n'umutwe wa M23 ngo bagiye
bagiye bashaka gukuraho ubuyobozi bwa Kongo mu rwego rwo kugira ngo Kongo iyoborwe n'abanyarwanda. Ibi byagiye bikorwa mu rwego rwo kugira ngo ubuyobozi bw'u Rwanda ngo bubashe kubona uko bukura amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi bikorwa byose bifite byazana amafaranga bakabikura mu gihugu cya Kongo cyangwa se byitwa properties bakabikura mu gihugu cya Kongo, maze ngo bakajya bakabisahura babyohereza mu Rwanda mu rwego rwo kugira ngo Kongo ngisubire inyuma nk'uko babyifuzaga. Ngo bavuze ko rero umuyobozi w'igisirikare cya M23 ariwe Sultani Makenga ubwe nta kintu na gito yigeze atangaza by'umwihariko ku mutekano w'uburasirazuba bwa Kongo. Abantu benshi bagiye bavuga ko ngo uyu muyobozi w'igisirikare cya M23 ariwe Sultani Makenga akaba na general ngo akunze guceceka cyane ngo mu rwego rwo kugira ngo ibikorwa bye ngo ntihagire ngo umuntu ushobora kuba wabyinjira. Abantu benshi bagiye batangaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibinyujije mu butasi banakoresheje UN cyangwa se United Nation ngo babashije kuneka banakurura amakuru bamenya neza ko umutwe wa M23 ngo uterwa inkunga n'u Rwanda ndetse bakabahereza n'abasirikare ngo bakajya kurwana intambara mu gihugu cya Kongo mu rwego rwo kugira ngo rero ngo bagenzure ibingibi ndetse no kubasha kumenya nimba ko u Rwanda rutera inkunga umutwe wa M23 ngo baje kubyitegereza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibona ko ari byo ngo bahitamo gusaba Perezida Paul Kagame kwemera ko ngo umutwe wa M23 w'inkunga n'u Rwanda. Perezida Paul Kagame yakomeje abihakana inshuro nyinshi, ariko Marco Rubio, sekretari wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu biro by'i Washington, yaje kuvuga ko ngo Perezida Paul Kagame nubwo ahakana ko adatera inkunga umutwe wa M23 nyamara bikorwa cyane, ahubwo ngo birenze no kwemera. Ngo nimba u Rwanda rutazemera kwemera neza ko ngo rutera inkunga umutwe wa M23 u Rwanda ngo barazarufungira ibintu byinshi cyane ngo harimo no kubura umutekano, ngo kandi niba ireba nabi ibintu byinshi bizahinduka mu Rwanda ngo nibyo batigeze batekereza. Ibi ngibi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kubivuga kugira ngo ni imikino, ariko twagiye tubibona hirya no hino ku isi ndetse no mu bihugu bitandukanye. Twagiye tubibona Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikuraho abayobozi bakomeye muri Afurika, twagiye tubona Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikuraho ubuyobozi bukomeye mu mugabane w'Uburayi ndetse no mu bihugu bikomeye byo ku mugabane wa Amerika. Twagiye tubona Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifata Perezida Maduro wa Venezuela, kandi umwe mu baperezida bafite imitungo myinshi ndetse akayobora n'igihugu gikomeye by'umwihariko mu iterambere. Nimba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora kubikora muri ubwo buryo rero, kandi nyamara nabyo zarabivuze, nta mpamvu yo kumva ko dushobora gutinya ngo dutegereze ko bashobora no guteza ikibazo cy'umutekano ku gihugu cy'u Rwanda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakomeje gushyira igitutu ku gihugu cy'u Rwanda, birangira uwitwa ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeye gusohora itangazo yemera neza ko ngo bafasha umutwe wa M23. Ibi bikaba ikibazo gikomeye cyane by'umwihariko ku rwego rw'isi ndetse n'ibinyamakuru bikomeye yuko umutwe wa M23 nimba ufashwa n'u Rwanda koko, nyamara Perezida Paul Kagame yakomeje abihakana inshuro nyinshi. Ese byaba ari ikibazo gikomeye ko ambasaderi yaba yabyemeje nyamara Perezida Paul Kagame agakomeza we akaba yabakomeza kubihakana, cyangwa se Perezida Paul Kagame nawe azata ajya mu itangazamakuru umunsi bibajijwe abyemeze ko afasha umutwe wa M23. Ibi rero bikaba byazaba ngo umutego Felix Tshisekedi ngo yaba yarateze Perezida w'u Rwanda cyangwa se igihugu cy'u Rwanda, uburyo bwo kugira ngo amahanga yose abone ko igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ubuyobozi bwacyo ari ababeshyi, ari abatekamitwe babikora bagamije inyungu zabo. Nubwo u Rwanda rwavuze ko rufasha umutwe wa M23, ntabwo rwavuze ko rufasha kurwana, ahubwo rwavuze ko rufasha umutwe wa M23 mu rwego kugira ngo babumvikanishe ndetse babahe guhuza ndetse no kugarura amahoro muri leta ya Kongo. Abantu benshi rero bakomeje gutangazwa n'iki cyemezo cyo kuba uyu ambasaderi w'u Rwanda muri Amerika yemeye ko u Rwanda rufasha umutwe wa M23. Nubwo ari details cyangwa se harimo ibintu byinshi bikubiye muri iri tangazo yabitangaje, ariko yanagaragaje gushimira Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyane. Abantu benshi bakibaza ati ese bwaba ari ubwoba cyangwa se nyine nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera ko ari igihugu kiyoboye isi nuko ariko babyifuza mu rwego kugira ngo babashimire bagaragaze ko babubashye. Donald Trump nta kintu arabitangazaho. Marco Rubio we yakomeje kuvuga ko nubwo byatangajwe ngo ariko ngo umutwe wa M23 ngo wafashijwe n'u Rwanda mu gufata Goma ndetse no gufata Uvira, ibyo kuvuga ngo ni ukugarura amahoro we ntago abyiyumvisha. Ni ikihe kigiye gukurikira? Ese Perezida Paul Kagame mu itangazamakuru ubwo azaba yakirijwe cyangwa se abajijwe ibi bibazo, ese azemera neza ko u Rwanda rufashwa na M23? Ese koko nabaramutse abyemeye ko tuzi neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kuba ari imitego ziri kumutega mu rwego kugira ngo zigaragaze ko kuva kera yaba yarahereye muri za 2006 ateza umutekano muke mu gihugu cya Kongo. Nimba ari agatego twese turategereje ngo turebe, ariko Perezida Paul Kagame nta kintu arabitangazaho, Felix Tshisekedi nawe nta kintu
bivugaho gikomeye cyane ko itangazo ryasohotse ku munsi w'ejo hashize. Reka dutegereze turebe, ngiye muri kumva cyangwa muteze amatwi ni Gatete mu gihe muri kumujya kuri Dore Entertainment. Kora subscribe.